ikintu cyo gusinzira kijya gitesha umutwe abantu bamwe rwose. Ibintu byo gusinzira nibabyiteho, kandi bura gusinzira nicyo kintu cya mbere buriya. Uyu munsi twifashishije igitabo Why We Sleep, The New Science of Sleep and Dream, igitabo cya Matt Walker. Iki gitabo cyanditswe na Matt Walker, umwarimu wa psychology ndetse akaba n'umuyobozi w'ikigo cy'ubushakashatsi ku gusinzira muri kaminuza ya California, Berkeley. Mu gitabo cye Walker asobanura akamaro k'ibitotsi ku buzima bwacu, ingaruka zo kubura ibitotsi n'uburyo bwo kunoza imico y'ibitotsi. Yerekana uburyo kubura ibitotsi bihangayikishije. Yerekana uburyo kubura ibitotsi nyine ari ikintu kibi cyane. Yerekana ko kubura ibitotsi bihagije bishobora gutera indwara zitandukanye, harimo na dementia 1. Tugiye kugaruka rero ku mpamvu zirindwi zituma udasinzira neza, zishingiye ku bushakashatsi bwa Matt Walker. Twagiye kuri number 1. Nkwibutse ko utarakanda subscribe, yikande ushireho na comment ndetse na like, ubundi dukomezanye, kugira ngo dukomezanye urimo neza, kugira ndetse ujye unabona ibiganiro nk'ibi buri munsi. Matt Walker, twagiye n'impamvu ya mbere. Impamvu ya mbere, kureba ibikoresho by'ikoranabuhanga mbere yo kuryama. Imirasire ya blue light iva muri telefone na mudasobwa ituma umubiri udakora melatonin.